The Elevation Program. Get ready to be inspired in today's message by Apostle James Karegeya. Shalom, shalom. Ndabaramukije mwese aho muri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo we Nazareti. Nongeye kubifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aho muri hose. Mvuga nti reka dusangire iri jambo ry'ihumure, ijambo ryo guhembura, ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo yacu uraza kuba icyanditswe benshi tuzi dusoma, ndavuga abasomyi ba Bibiliya. Ni icyanditswe abantu benshi bakunda, ariko uyu munsi nyemerera nanjye nongereho umusanzu wo guhishurirwa Imana yashyize ku mutima wanjye. Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 turasoma. Mfite Bibiliya y'Icyongereza ariko ndaza kuba mbisobanura. Bibiliya iravuga ngo, he who dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Uba cyangwa se utura mu bwihisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Utuye cyangwa uba mu bwihisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him I will trust. Ngo nzabwira Uwiteka yuko uri igihome n'igitare kinkingira, Uwiteka umwami Imana yanjye niringira. Aya magambo cyangwa se iyi mirongo ibiri dusomye ni imirongo itugaragariza aho tuba cyangwa se aho dutura. Ubushize nigeze kwigisha ku ijambo rivuga ngo guma imbere y'intebe y'ubuntu bw'Imana. Bene data, ntabwo gusa turi imbere y'intebe y'ubuntu bw'Imana, ahubwo turi muri Kristo indani. Buri muntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ndashaka kuguhumuriza, ndashaka kugukomeza, ndashaka kukubwira yuko mu by'ukuri uri mu mutamenwa w'Imana. Uri mu mutamenwa w'Imana, uri muri burende y'Imana. Burende cyangwa se iryo jambo nkoresheje mutamenwa, uyo burende ni ibibunda binini cyane abazungu cyangwa abanyamerika bakoze. Umuntu ukibamo ntaraswa, ariko we ararasa. Iyo uri muri Kristo Yesu nabigereranya nk'iyo burende, uri mu mutamenwa w'Imana. Niyo mpamvu bavuze ngo uba mu rwihisho rw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Ndabwira Uwiteka yuko ari we gihome kinkingira, ari urutare rwanjye nihishamo, ndetse Uwiteka umwami Imana yanjye niringira. Ntabwo ukwiriye kwiringira ubwenge bwawe, ntabwo ukwiriye kwiringira amafaranga yawe, ntabwo ukwiriye kwiringira imbaraga zawe, ahubwo wirata ibi yuko asobanukiwe yuko Uwiteka umwami Imana ari ugira imbabazi ndetse n'ubuntu. Oh, hallelujah. Now, umurongo wa 3 aravuga ngo, surely he shall deliver you from the snare of the fowler. He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Ngo nukuri azakurokora cyangwa azagucungura agukuye mu kigoyi cy'umugoyi. Mu kigoyi cy'umugoyi nika Ikinyarwanda ndagenekereza niko kivuga. And from the perilous pestilence, azakurinda icyorezo. Bene data, muri iki gihe turimo cya COVID-19 cy'iyi virusi, ndashaka kuvuga yuko niba warakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, humura, izera Imana, komezwa, komerera mu bwihisho bw'Imana, mu byiringiro ufite muri Kristo Yesu. Aravuze ngo azakurokora agukuye mu kigoyi cy'umugoyi, ndetse agukize mu giga irimbura. Iyi virusi irarimbura, irimbuye abantu muri Amerika, mu Butaliyani, muri Spain, irimbuye abantu hirya no hino mu Bushinwa, ku isi hose abantu barapfuye, ndetse na hano muri Afurika. Ariko ndashaka kukubwira ngo
wowe wiringira umwami Imana ukwiriye kuririmba indirimbo itameze nk'iy'abandi baririmba. Ukwiriye kwezera Imana yuko uri muri yo. Umurongo waho nanone wa 4, he shall cover you with his feathers, ngo azakubundikiza moya ye, under his wings you shall take refuge. Munsi y'amababa ye niho uzarindirwa. His truth shall be your shield and buckler. Ukuri kuzakubera ingabo n'igihome kikukingira. Ukuri kw'ijambo ry'Imana bene data kuzakurinda ingorane iyo ari yo yose, kuzakurinda iki cyorezo, kuzakurinda abazimu, kuzakurinda ishyari, kuzakurinda imigambi n'imigabo y'umwanzi Satani ku buzima bwawe. Umurongo wa 5 avuga ngo you shall not be afraid of the terror by night. Isezerano Imana yahaye Dawudi, ariko yerekaga Dawudi igihe Yesu azaba yaje ku isi, abazaba bari muri we bose ukuntu bazaba barinzwe. Navuga yuko iyi Bibiliya cyangwa se Zaburi ni Zaburi y'umukristo, ni Zaburi y'umuntu wizera Yesu, uri imbere, uri mu mutamenwa wa Kristo. Haleluya. Aravuze ngo umurongo wa 5, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. N'umwambi ugenda ku manywa y'ihangu ntabwo uzawutinya, nor of the pestilence that walks in darkness, na mugigirimbura mu mwijima, nor of the destruction that lays waste at noonday. Ndetse n'ikintu cyose cyagutera ku manywa y'ihangu. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Uzabirebesha amaso yawe. Bene data muvandimwe unyumva, uri imbere mu mutamenwa wa Kristo, urahishwe, uri mu biganza bye. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ni cya 10 umurongo waho no wa 28 na 29 ngo nta kintu na kimwe kizakuvuvunura mu biganza by'umwami. Mu Kristo urarinzwe, mu Kristo uragoswe. Humura, ntutinye, ntuhangayike, ntiwumve ukuntu biri bugenda. Ndakumara ubwoba nkubwira ngo urarinzwe, ntabwo bukene buzakurimbura. Uri mu mutamenwa w'Imana, urarinzwe, urahishwe. Bibiliya yavuze muri Yohana ngo nta kintu na kimwe kizakuvuvunura, kizagukura mu biganza by'umwami. Uzi yuko ufashwe n'amaboko y'umwami, uzi yuko ufashwe n'amaboko y'ugukunda, uzi yuko ufashwe n'amaboko y'uwagiye ku musaraba ku bwawe, akishyiraho ibyaha byawe, akishyiraho indwara zawe, akishyiraho ubukene bwawe, akishyiraho ibibazo byawe. Uwo ni wo gukunda kuruta abantu bose. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga muri Mika ngo no muri Yeremiya ngo wirata, ye kwirata yuko ari umunyabwenge, atunze cyangwa ari umunyembaraga, ahubwo yirata imbabazi n'ubuntu no kugira neza ku mwami Imana. Ndashaka gusoza nkubwira ngo humura, urarinzwe, humura, uragoswe impande zose, humura, nta kibazo kizagushobora. Muri icyo kibazo urimo uzabohoka, uzakivaho mu izina rya Yesu. Ndashaka nsoze nkubwira ngo reka amahoro y'umwami Imana atwarire mu mutima wawe, kandi wumve yuko rwose ntacyo uri bube. Uragoswe, ihema ryawe rirarinzwe mu izina rya Yesu. Navuga ngo uri mu mutamenwa w'Imana, urarinzwe mu Kristo. Mana, mu izina rya Yesu nsengeye umuvandimwe mwene data unyumva, ndatura amahoro y'ijambo ry'Imana, amahoro yo kwizera, amahoro atwarira umutima we mu bitekerezo bye ashingiye ku ijambo ry'Imana. Urahishwe, urarinzwe, uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Uri mu gicucu cy'ishobora byose. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Apostle James Karegeya. God bless you.